Yampamagaye kuri telefone ati kingura ndageze ku gipangu wambwiye. Umukobwa yaje akenyeye isume arakingura n'ibyishimo byinshi muhobera avuga ati Natani uraho neza? Sha nari ngukumbuye urasa neza cyane rwose. Natani yumvaga bidasanzwe kongera guhura na Darirene nyuma y'amezi abiri amukatiye akamusaba ko bahagarika urukundo. Mu mutima yarakeye, mu maso akanyamuneza ari kose, ari kumva ko imbaraga n'igihe yakoresheje asaba Darirene imbabazi bitapfuye ubusa. Yaruhukije umutima nk'umuntu utuye umutwaro murushaga ibiro ati Darirene uraho urakomeye, disi nari ngukumbuye cyane, ni ukuri ntiwabyumva. Darirene yibanaga mu nzu wenyine, yari umunyeshuri muri kaminuza, ari umukobwa mwiza uteye neza ku buryo nta musore watindaga kubona ubwiza bwe, noneho waba umwegereye bikaba akarusho. Amaze guhobera Natani nyuma y'amezi 6 batabonana, cyane ko yari yaramukatiye batari kumwe, yamusabye ko binjirana mu nzu yakodeshaga ayibamo wenyine. Yangaga kubana n'abandi bakobwa kuko muri we yumvaga bamutera akajagari. N'ibyishimo byinshi bidasanzwe Natani yarinjiye. Darirene wabaga mu nzu y'icyumba na saro amuha karibu, amwicaza muri saro ku gatebe, amuganirizaho iminota mike, amubaza amakuru y'ibyo amazemo iminsi, hanyuma ajya mu cyumba amaramo iminota 20 ataragaruka. Natani yaratuje kuko ari mu rugo rw'abandi. Hanyuma Darirene mu kugaruka agaruka yambaye inkweto zitandukanye n'izo yari yambaye zikoze nk'iz'abasore. Natani ntiyabitindaho, yamuhaye ibyo kurya barasangira, yewe Darirene agacishamo akamutamika. Natani nawe akibuka ibihe bya kera bagikundana, akumva asa n'uwambaye amababa ari kuguruka hejuru y'inyanja, mbese afite amahoro atagereranywa. Yasoje kurya, Darirene amwicara iruhande amukora mu twanwa duke yari afite, atangira kumuvugisha mu ijwi rituje. Natani atangira gusa n'ugiye mu yindi si. Darirene yasubiye mu cyumba amuzanira icyo kunywa yakundaga bagikundana, barasangira baseka cyane. Bamaze icupa rya mbere biyongeza irindi, bakirinywa mu cyumba umuntu yarakoroye. Natani abanza kutabyitaho agira ngo ni umuntu uri mu gipangu. Darirene nawe yarabyirengagije bakomeza kwinywera. Uwo muntu wakororaga ukumva ari umugabo cyangwa umusore yarongeye arakorora. Natani ahita yumva ko noneho akororeye muri icyo cyumba cyo kwa Darirene. Darirene yahise amubaza ati Honore chérie urakangutse? Honore ati yes Dari ndakangutse rwose, kuki wanyibagije? Ubu nakabaye nageze mu rugo ndasanga umutipe tubana yarakaye, uzi ko twari kujyana guhaha. Chérie kutankanguye. Natani wari wishimye yatangiye guhinduka mu isura bitewe n'ibyo ubwo yiyumviraga akanabibonesha amaso. Umutima waradishye cyane, arikomeza akomeza gutega amatwi ibyo baganiraga. Darirene yahise ahaguruka ajya mu cyumba amubwira ati baby wihangane nambaye udukweto twawe. Honore ati nta ribi reka nambara umerekeze ngende. Wa mutipe w'inshuti yawe yaje se? Darirene yahise ahaguruka ajya mu cyumba aramubwira ati baby wihangane nambaye udukweto twawe. Honore ati nta ribi reka nambara umerekeze ngende. Wa mutipe w'inshuti yawe se yaje kugusura? Darirene ati yaje kare maze ubu dusoje kurya reka nguherekeze utahe nsigare muganiriza. Honore yarebye ku mugozi aho mu cyumba buri pantaro ye, dore ko yari yaryamye akenyeye isume, ajya kuyireba muri saro. Yageze kuri Natani ati bimeze bite brother? Oh usanze nsinziriye gusa njye ndanagiye ntabwo tuvuganye, reka sha ngeze ku irembo agaruke mwe muvugana. Natani yamukoze mu ntoki yubika umutwe mu maguru. Honore yambara ipantaro ye, cyane ko Natani yibwiraga ko ari iya Darirene kuko amapantaro amwe namwe abahungu bambara n'abakobwa barayambara. Hanyuma Darirene nawe ava mu cyumba amusanga muri saro, amusoma ku munwa umwanya munini, aramubwira ati chérie taha tuzasubira nugera wimvugisha, sinasiga umushyitsi mu rugo, ihangane pe singuherekeza. Honore yarabyemeye. Mbere yo kugenda abwira Natani ati mani ubwo duhuriye hano twabaye inshuti, wowe mpa nimero yawe tuzajya tuvugana. Darirene yateye hejuru ati wiyimuha Natani nzaba nyimuha. Natani nimvaga ibyo bari kuganira yari yacanganyukiye ubwonko butari muri iyo saro, yabaye nk'uvuye mu bitotsi ati ngo nitwa nde? Nitwa Natani. Bose barasetse kuko yarasubije ibinyuranye n'ibyo bamubazaga. Honore asubiramo ati rata nyihera nimero yawe, ibya Darirene uri kumbwira ngo azayimeje umureke sibyo rata, wowe mpa nimero yawe ndaza kukuvugisha, sinabona iniga nkawe ngo ngende nta nimero nyoye. Darirene yari irakaje. Honore aramwihorera yitwarira nimero ya Natani. Honore akimara kugenda Natani nta rindi jambo yavugishije Darirene. Yamaze iminota mike hanyuma arasohoka. Mu gusohoka Darirene ati urifumbuye se? None se sinagusabye ko twibera inshuti zisanzwe ukabyemera? Nizere ko udafushye. Natani yafunze amatwi asohoka mu nzu yiruka. Darirene aramukurikira agenda abona aho amarira ye yatonyanze, asigara yisetsa ati noneho narumiwe, aya ni amarira yagiye atonyanga aha. Yarahamagaye ati Natani. Natani ntiyongera kureba inyuma, asohoka igipangu akomeza kwiruka atazi aho agiye. Darirene yumvise umutima umukomanze gusa ntiyabitindaho, ahita ahamagara Honore ngo amubaze niba yageze mu rugo. Honore yaritabye. Darirene yisetsa ati baby sinakubwiye ko atari butinde hano se? Ubu Natani yagiye, gusa wibagiwe ikofi yawe, amafaranga arimo ngiye kuyirira.
Honore yavugiye hejuru ati uvuze ngo nibagiwe ikofi yanjye irimo ibyangombwa bya moto kandi ngomba kuzindukira mu kazi, reka nzubime, ngiye kuza nihuta rwose, reka natse moto nubwo bwose nshobora gufatwa kuko ndi kugenda nta byangombwa byuzuye. Honore yakije moto abona perime yo ayifite mu mufuka, ibindi byangombwa bya moto ari byo adafite. Yihuta yagiye agana kwa Darirene, mu nzira mo hagati telefone ye irasona, arebye asanga ari umukobwa ubana mu gipangu na Darirene. Yaramwitabye, uwo mukobwa aramubwira ati Honore, kuki muri abagome koko mugahamagana Natani wamaze imyaka magana akundana na Darirene? Sha muri abagome pe. Honore yahagaritse moto kuko ibyo yari yumvise byari bidasanzwe kuri we. Yaramubajije ati urakomeje Ange? Ange ati ndakomeje, uriya ni ex wa Darirene. Darirene amaze kumbwira ibyo mumukoreye mu maso, numva mwese nabatuka, gusa wowe naba nkurenganya reka nkureke. Honore yari umusore ugira umutima mwiza, ubana amahoro na buri wese. Yumvise ayo magambo Ange yaramaze kumubwira, nawe afite agahinda aramukupa, yibwira ati niho ngiye ndabimusobanuza neza, reka nihute mfate ibyangombwa byanjye ndamusaba merekeze ngenda bimbwira we na Darirene. Yongeye umuvuduko cyane ko umuhanda yawunyuragamo wenyine, ageze imbere yumva telefone yongeye gusona. Yagabanyije umuvuduko, akora telefone mu mufuka, ayishyira muri kasike ngo atware ayivugiraho. Akimara kuyishyiramo akomeza kugendera ku muvuduko wa mbere. Ni Darirene wari umuhamagaye, amariza ari gucika. Kubera kwibwira ko nta muntu cyangwa ikindi kinyabiziga agiye guhura na cy'imbere, yakase ikona ntaho navugije, yisanga hasi yagonze umuntu. We ntiyababaye cyane, yikuyeho moto areba umuntu agonze asanga ari Natani nawe ntiyarakomeretse cyane, gusa yari yahindanye. Honore yamweguye yihuta, Natani ati humura ameze neza. Honore ati ndabizi uko impanuka imera, wibwira ko uri muzima kuko amaraso aba agishyushye, ariko nka nyuma y'isaha uraba ubyumva. Yeguye na moto asanga ari nzima, nta kintu yangiritseho uretse kwandura gusa. Asaba Natani ko bajyana kwa muganga. Natani yarabyanze, ashaka gukomeza kwiruka. Honore aramufata aramukomeza aramubwira ati mbabarira twese tujye kwa muganga, impanuka ni impanuka. Natani yisanze ari kurira, amubaza ati ubundi se mpfuye hababara nde? Iyo ngongo ukamuhura burundu Honore, n'ubundi ko mwari mwanyishe. Honore yapfukamye hasi aramubwira ati basi mbabarira unyumve, kuko nanjye sinari nzi ko uri ex wa Darirene, nabwo sindabisobanukirwa. Yaramubeshya ati nibyo byari binsubijeyo ngo nze nkubaze, none ndakugonze. Bakiri aho Honore agipfukamye ari kwinginga Natani ngo bajyane kwa muganga. Ange na Darirene baje basigana basakuza ku buryo Honore yabumvaga nubwo atababonaga. Natani yaraje aramuhagurutsa, amuzamuje ukuboko ngo areke gupfukama, imbaraga ze ziba nke, arazengerera agwa hasi. Honore yagize ubwoba kuko Natani wari wihagaze adashaka kujya kwa muganga yari aguye muri koma. N'ubwoba bwinshi yamwiguye, ariko yumva n'amajwi ya Darirene na Ange bazaga bakata iryo kona. Darirene avuga ati oya mani, nuko nawe wakajije ibintu. Icyakora washobokana na Natani, niwe nabonye upanika. Ibaza umuntu wambuzaga kwipostingira abatipe twigana, umujama wanze kunkorera anniversaire mwana, ngo ntiyapfusha ibihumbi 100 ubusa, kandi njye hari abatipe nakatiraga kubwe banakoresha 200. Ange ati none se Honore wazayarekura kuri anniversaire yawe? Nawe urakabya, umva impamvu zatumye wanga umuntu. Darirene ati sibyo gusa kuko yaramaze kundambira. Ange ati ibyo ndabyumva, none kuki wamubwiye ngo aza gusure? Kuki utabwiye Honore ko ari ex wawe uraza kugusura? Bahise bageraho Honore ari kugerageza gushyira Natani kuri moto, gusa yabuze ko amutwara ngo amugeze ku bitaro ari wenyine. Yari agiye guhamagara uwo babanaga ngo azamufashe. Cyagiye Darirene yaramuhamagaye amariza akabura, yashakaga kumubwira ko aje ngo bahurire mu nzira, we na Ange abagurira akantu, anamubwira ukuntu Natani utagira ubwenge yasohotse wari kurira nk'agahinja, amarira akajya guca inkangu mu gipangu cyabo. Barababonye, Ange ahita amusatira yiruka arira ati Honore bigenze bite? Darirene nawe ati wasanga guteye umwaka ukaba ugonze sheri, ukuntu yazaga yiruka nanjye nabonaga bitaramugwa amahoro. Honore yazenze amarira mu maso kubera ayo magambo Darirene yaravuze, nta no kugirira impuhwe Natani. Ange yaramubwiye ati kuri kumutindana, reka mwiyegamize tujyane kwa muganga. Honore yagaruye agasura yishimamo ati nahamagaraga umusore tubana ngo aza mumfashe, fone ye ntiyacamo. Darirene ati ariko ye nababwira iki? Yabwiye Ange ati reka bari njye umwiyegamiza, wowe usubire mu rugo, twanasize tudakinze urugi rwo ku irembo, njye njyane n'abasheri banjye. Ange yasubiye inyuma aho umwanya Darirene. Honore arabyanga ati oya Ange wigenda, ni wowe tujyana, Darirene mwihorere. Darirene ati sheri gute wanga ko tujyana? Noneho wababaye wagira ngo nawe urwaye igicuri nka Natani. Yaramubeshyeye, Natani nta gicuri yarwaraga.
Darlene yumvaga ko icyatumye yitambika muri moto uretse ko nabyo yabitekerezaga atari byo kuko Natani atitambitse ahubwo yagonzwe nta ruhara bigizemo ko ari igicuri yarwaye uwo munsi, cyane ko yibwiraga ko ari umusazi akurikije ukuntu yasohotse mu gipangu yiruka. Honore yigize nk'intara arirakaza cyane asaba Ange kurira vuba akegamiza Natani wari waguye muri koma bakamugeza mu ivuriro. Bahise bagenda basiga Darlene yivugisha ati ndaje mbasange mu bitaro ntaribi, nanjye reka ntega akamoto Honore arakishyura. Honore na Ange bagiye baganira. Ange ati Darlene aradusanga mu bitaro n'ubundi kuko ukuntu agukunda ndakeka atakureka ngo ukomeze urwaze Natani, aragusaba kumujyana iwabo pe. Honore yikanzemo ati ariko koko Darlene agira umutima, noneho niba ari uko bimeze reka Natani tumujyane kure mu rindi vuriro, wihangane ndaguha itike kugarura. Ange yarishimye ati nanjye sinifuzaga rwose ko Darlene abona Natani ameze atya kandi ari we wabigizemo uruhare. Natani bamugejeje mu bitaro bamujyana mu ndembe ako kanya. Abaganga basabye Honore na Ange kuba basohotse, bageze hanze batangira kuganira. Ubwo niko na Darlene yahise ko atega moto ntanabaza ibiciro akerekeza ku bitaro. Yageze yahamagara Honore ngo naze yishyire motari. Honore yanga gufata telefone, yamwoherereje kode ye muri message. Honore ntiyayisoma kuko yarashishikajwe n'ibyo Ange yamubwiraga, anahangayitse yibaza niba Natani arabaho. Motari yageze hararambirwa abwira Darlene ati wa mukobwa we ndagusabye umpa amafaranga yanjye nigendere, mpereza vuba rwose ndi kwihuta, mfite umugenzi nasize nshaka kugeza mu mujyi kandi nta wundi muntu umutwara utari njyewe. Darlene ati harya ntabwo tuziranye, waba ugiye se nkaza kuyakoherereza, mpa nimero yawe, umuntu nayasabaga nayama ndayaguha, cyangwa ntegereza njye kureba mu bitaro niho ari ndaza nyazanye. Motari ati wapi ntiwagenda utyo, nsigira telefoni yawe nibwo urabanguka. Darlene yari yizeye ko ibyo bitaro ari byo Natani bamuzanyemo kandi ko arahita asanga Honore yiteguye kumuha ayo mafaranga akayishyura umumotari. Ni amafaranga 500 gusa motari yamucaga. Yamusigiye telefone ajya mu bitaro yiruka, ageze arababura. Yazengurutse inyubako ya mbere yo hasi arababura, ajya hejuru arababura, ajya ku yindi nyubako yo haruguru, azenguruka hasi mu byumba byose abura Honore. Mbere yo kuzamuka hejuru abaza muganga ati hari umuntu wakoze impanuka waje hano atwawe n'undi musore, undi mukobwa muto muto ukuntu amwegamije? Muganga ati sinabimenya, njye mba ndi mu barwayi igituntu, shakira muri iriya nyubako y'iburyo niho abantu nk'abo baba. Darlene yagiye yabura Honore agira umujinya, yibuka ko telefone ye yayisigiye umumotari. Yabonye ko atarayimuha asubira kuri wa muganga ati nguriza 2,000 ndaje nyakuzanire. Muganga ati sinkuzi, siga indangamuntu yawe hano niba koko utaratinda kuyampa ndayiguho yampaye. Darlene yayimuhaye yihuse atanabitekerejeho cyane, ajya ku muhanda ngo yishyure motari amurengerezaho 500 yuko yamutindije. Yageze aho yamusize asanga yagiye kare. Yamushakiye mu bandi bamotari bamubwira ko mbere yo kugenda yasize ababwiye ko namushaka aramuhamagara kuri nimero ye bwite kuko ari yamutwariye telefone. Noneho byaramucanze yibaza biri kumubaho arabiyoberwa. Yakomeje kwisakurisha atera abamotari telefone ahamagara nimero ye, uwo mumotari wari uyifite ntiyayitaba. Yari yitwariye umugendo uramwishyura menshi kandi yabaga yifitiye ubwoba bwo guhanwa mu gihe yafatwa ari kuvugira kuri telefone kandi atwaye. Darlene yatangiye kurira asubira mu bitaro ngo ajye kureba muganga muha indangamuntu amusubiza amafaranga ye. Yakoze mu mufuka asanga yayataye, noneho so gusara arasezora. Yagiye kuyashakisha ageze aharibaza ati ariko ubundi mu biki koko, ubu bayatoraguye byarangiye, reka njye kwinginga muganga mubwire bimbayeho ama indangamuntu yanjye musabe n'amayinite yo guhamagara Honore kuko nzi nimero ye mu mutwe. Yageze kuri muganga aramubwira ati amafaranga nayataye na motari ndamubura. Muganga yishe amatwi yanga kumwumva. Darlene aratakamba, muganga amubera ibamba. Yaramubwiye ati mu mafaranga yanjye ureke kuntesha umutwe, maze igihe ntahembwa, ayo naguhaye nanjye nayagujije, abaganga ntitwahembwe muri uku kwezi, tworoherane rero mu mafaranga yanjye. Darlene yarapfukamye aramwinginga, muganga agira impuhwe yamutiza amayinite. Yahamagaye Honore. Honore abonye ari nimero atazi arayitaba. Darlene akivuga telefone ivaho. Honore yaramukubye nkana ntiyashakaga kumuvugisha. Ibyo yaganiraga na Ange byari byuko Darlene yahemukiye Natani. Ange yaramubwiraga ati ubundi dore uko byatangiye, numbaze ngo bapfuye ibiki, reka nkubwire iby'uyu munsi. Darlene yari amaze imyaka inakundana na Natani kuva yiga mu wa 4 segonderi, none urabona ari muri kaminuza. Buriya Natani nawe ari hafi gusoza kaminuza, ari mu mwaka wa nyuma, arusha Darlene imyaka 3 y'amashuri. Ariko ndi kujya kurereka nkubwire incamake. Honore ati wowe mbwira wihuse, muganga aragaruka ibyigenze wabimbwiye. Ange yarakomeje ati nyine Darlene yamukatiye batari kumwe. Ubundi Darlene yamusabye kumusura bagikundana mu kwa 9 mo hagati. Natani aramusura, noneho mu kwa 11 amukatira batari kumwe.
Kuva ubwo Natani yamwingingaga amusaba ko amubabarira nubwo atarazi icyo yamuhoye. Yakomeje kwinginga Darirene ati reka tube tubaye inshuti zisanzwe kuko n'abakundana bava mu nshuti. Ubwo rero tujye tuvugana biraho, nushaka gutereta undi mukobwa umuterete nanjye bibuko. Kubera urwo Natani yamukundaga yarabyihanganiye amubera inshuti, gusa agahora amusaba ko bakongera kuba bakunze. Darirene nawe si ukumwandikira ye, yamuhaga mesaje ya buri museso amubaza ngo waramutse. Rimwe na rimwe akamuhamagara yibebeza, Natani akibwira ko umukobwa azamubabarira. Wumve ko yanamusabaga amafaranga muri iyo minsi. Ba Natani baje mu biruhuko, Darirene amusaba kumusura ari kumwe na mushiki we. Natani arushaho kwishima avuga ati noneho biciyemo, yarambabariye tugiye gusubirana. Mbere yo kuza habura umunsi umwe, Natani yaramuhamagaye ngo babipange neza. Darirene aramubwira ati cyiza nuko waza wenyine tukaganira, mushiki wawe akazaza ikindi gihe wowe wasubiye ku ishuri. Natani ati wawo, ubu noneho turaganira nisanzuye. Yaje rero atazi ko hari, azi ko nyine bagiye kuganira bakiyunga. Ngaho utekereza ibintu yamukoreye. Honore yagize umujinya, uburakari n'agahinda, yibuka ko muri uwo mugoroba Darirene yamuhamagaye kuri telefone bakavugana amasaha 2, akajya amubwira ko umuntu witwa Natani amuhamagaye inshuro 8 ngo buri minota 15 ahamagara. Muri ayo masaha 2 Honore yasabye Darirene kwitaba uwo muntu, ahita bahuza. Natani amubwira ko araza yumva. Acikora mu gahanga kubera kurakazwa n'ibyo Darirene yakoreye Natani, kandi nk'umusore wese yari kumva agahinda Natani yagize. Muganga yahise aza yihuta ababwira ko Natani atavurirwaho, ko bagomba kumujyana mu bitaro byisumbuye. Nubwo Honore atari yamugonze ngo bigaragare ko akomeretse cyane, mu kugwa hasi Natani yabanje urubavu kandi uruhago rwasaga n'uruturitse. Amazi yari atangiye kuzura mu nda imeze nk'iy'umurwayi w'urushwima. Bamujyanye muri ambilansi, aje asigaraho. Honore akomezanya n'umurwayi we Natani yarabonye bwa mbere. Ku ruhande rwa Darirene ho, muganga yanze kumuha indangamuntu, ajya ku muhanda agiye gushaka umumotari yaguza 2, akayishyura uwo muganga akamuha indangamuntu ye. Ku bw'amahirwe yaramubonye, basezerana ko aramutwara akamugezi we akamwishyura kuko atagendanaga amafaranga. Yabonye indangamuntu ye, agaruka kuri wa mumotari amusubiza mu rugo kuko ageze yaramwishyura. Amafaranga yasigaga mu rugo niko kwari ukuri. Darirene yageze mu rugo akomeza kwibaza uko byagendekeye Honore. Yaribwiye ati nawe nakomeza kwigira atya nzamukatira nikundanire na Yoweri. Ubundi njye nta muhungu nzakunda nka Natani, ariko nawe naramuretse kuko nta kintu yaramariye. Nanga abantu bigira ngo barasenga bagakabya, ugasanga nta n'ikintu bakumarira. Honore we byose arabyujuje, agira amafaranga aranshimisha, gusa na Yoweri yabishobora. Darirene nta telefone yari afite. Nka saa 5 z'ijoro yumvise Ange ari gukingura ku muryango we. Yahise abyuka asohoka amutuka ati wakantu we, wajyanye na Honore umubuza kongera kumvugisha. Ange yari yinaniriwe, yifitiye agahinda yatewe no kubona Natani arembye bikomeye. Yaramwihoreye arinjira, Darirene asigara asakuza amutuka no ku babyeyi. Ange yicurangiye radiyo amariramo, niyumva iby'umupangayi mugenzi we yavugaga. Darirene yaraye umutima usimbagurika avuga ati singirota bukeye nkajya gushaka uriya mumotari nkamuha amafaranga ye akansubiza fone yanjye. Bwarakeye ku bw'amahirwe ageze ku muhanda asanga ari hari, afata telefoni ye barahererekanya buri wese afata ibye. Yahise ahamagara Honore, Honore ntiyafata telefoni. Yamwandikiye amucyurira ati nta kundi shanyirengagiza, ubwo nyine nta kindi kinkurikiyeho, ibyo washakaga warabibonye. Yanze kumusubiza aramwihorera. Yari yibereye mu bitaro byisumbuyeho bari baboherejeho. Natani bamuvomagamo amazi banita ku bindi bibazo yari yagize. Uruhago rwari rwaturitse ariko yari gukira vuba nka nyuma y'amezi 3. Ubwo ishuri rye ryagombaga kuba rihagaze. Honore yabonaga atamusiga, naho bahagaritse akazi akomeza kumurwaza. Muri ayo mezi 3 Honore ntigeze avugisha Darirene kandi nta nubwo yagiragamo amakuru ya Natani. Darirene yabazaga Ange akamubwira inama amubwira ati jya undeka, simba nshaka gutongana nawe ubuziraherezo. Ukodesha inzu yawe ngakodesha iyanjye, ntungaburira. Rero ntukomeze kuntesha umutwe. Babanaga nk'abanzi nta n'umwe uvugisha undi, ayo ukwezi ashizemo Ange ariyimukira aramuhunga. Darirene nta mutima wo kubabazwa n'abasore yari agifite. Yikundaniye na Yoweri kandi kuko amuha amafaranga nk'uko yabyifuzaga, igihe cyose amushakiye akamubona, nta kintu na kimwe yamuburanaga. Mu bitaro Natani yageze harakira baramusezerera. Yatahanye na Honore amusobanurira uko urukundo rwe na Darirene rwatangiye, agira ati ubundi Darirene niwe wankunze mbere, twigaga mu kigo kimwe nenda kurangiza segonderi. Yaraje turakundana karahava, nizera ko azambera umugore. Umve ko nta kintu yamburanaga nubwo nari nyiri umunyeshuri. Mu mpera z'icyumweru no mu biruhuko nahigaga amafaranga, nayabona nkamuhaho nk'umugore bashakanye. Namukemuriraga ibibazo byose yabaga afite mu bushobozi buke bwanjye kuko nizeraga ko tuzabana. Amatelefoni, amafaranga yo kurya ku ishuri, mbese nari nka papa na mama kuri we. Nasoje kwiga njya mu kazi, negereje kaminuza, nabwo nkomeza kumufasha. Aho ngereye muri kaminuza nabwo nakomeje kumuha kuri amafaranga y'ukwezi batugenera ngo abashe kubona ibyo akeneye.
twakundanye ari umukene gusa yari azi kwiyitaho, numvaga ari inshingano zanjye kumwitaho rero. Amaze kurangiza amashuri ejo bundi rwose, ubwo ndavuga segonderi, yatangiye kaminuza. Ni mwene wabo wiyemeje kumurihira ngo arebe ko hari icyo yazavamo. Aho niho yatangiriye kunca amazi kuko yabaga none afite amafaranga yifuza asaba menshi uwo mwene wabo umurihira, gusa yagiraga n'abandi basore ku ruhande nawe urimo. Natangiye kujya mubura kenshi, ngeze aho ndatuza kuko nawe twavuganiraga byarangiraga dushwanye. Nta kindi nakoze, nigiriye mu byanjye, nava kwiga nkajya mu bintu byo gukina amafilime n'ibindi kugeza bitangiye kuvamo amafaranga. We twavuganaga rimwe na rimwe maze nk'iminsi ine naramubuze. Reka rero nzakanguke nsange yanyandikiye ati uru rukundo nta byishimo ndubonamo, naragusuye undaza njyenyine, wanga kunkorera anniversaire, mbese nta byishimo nkubonaho. Niyo mpamvu mvugisha ukumva nkuko inabi kuko ntubona ashaka kwikosora, ufite amakosa menshi ntakwihanganira. Nkimara kubibona namusabye imbabazi ndari no gusobanukirwa neza ibyo ambwiye. Sinumvaga ukuntu ibintu nk'ibyo byatuma dushwana kandi kubikosora byashoboka. Naringinze kuva mu kwa 11 kugera mu kwa mbere. Mu kwa mbere rero yatangiye kujya anyandikira, ampamagara, anguza amafaranga, ngira ngo ashaka ko dusubirana. Namusabye ko twongera gukundana, ambwira ko ari nta ribi ko tuzabiganiraho namusuye. Nkurikije uko yanyitwaraga icyo gihe rero, numvaga ubwo tugiye kwiyunga. Wumve ngo yanansabye kujyana na mushiki wanjye, nubwo mu ijoro ryabanjirije umunsi najeho yabihinduye akansaba kuza njyenyine. Nahageze nzi ko ndi njyenyine mu nzu, yarampobeye dusangira ntamika, numva ko ngiye gusubira mu rukundo. Icyandwaje umutima n'ubwonko bukaguruka ni ukuntu wasohotse ukamusoma wambaye kuriya ubyutse nyine nawe akenyeye swime. Yagize ikiniga, onuramusaba imbabazi apfukamye ati mbabarira Nata, sinari nzi ko ari uko byagenze, sinari nzi ko wakundanye na Darirene, ikindi sinari nkuze na mbere hose, mbabarira ubikuye ku mutima. Natani yaramubabariye amubwira ko nta cyaha amushinja, yagombaga gusubira iwabo akajya kureba ko ku ishuri bamwemerera agakora ibizamini byihariye aho gusubira umwaka wose kandi yendaga kurangiza. Kubw'amahirwe make banze kubimwemerera, bamubwira ko azasibira. Yabibwiye Honore wari wisubiriye mu kazi ke, biramubabaza cyane, gusa nta kundi yari kubigira. Natani wari utangiye kwinjiza amafaranga ku mbuga nkoranyambaga, yakomeje kwikinira amafilime muri icyo gihe, yari kumara ategereje ko umwaka urangira agasubira gusibira. Yabonye ko akeneye kongera abantu bakorana, asaba Honore na Ange gukorana nawe. Ange arabyemera, Honore wabisamira mu kirere. Bose bifuzaga kwamamara. Ubwo Darirene nawe niko yarakomeje gutwika mu basore batandukanye, ari we mukobwa ugezweho muri kaminuza yigagaho. Kubera kwamamara kwa Natani n'abakinnyi be, ibigo bya kaminuza byinshi byamusabaga ko ajyana n'abakinnyi be bakajya gukinira abanyeshuri babo amaso ku maso. Igihe cyari kigeze ngo bajye no mu kigo cya Darirene. Bagezeyo barakina, abanyeshuri benshi baranezerwa, babaha amafaranga menshi. Mu kwifotozanya n'abafana, Darirene yaje kubifotorezaho bose. Ageze kuri Natani ashaka kubereka abantu bose ko bakundana. Natani na Honore bari bapanze ko Darirene najya kubifotorezaho barahamagarana, ntagire ifoto yabo acyura. Yageze imbere ya Natani, Honore ahita amuhamagara ati buretse gato ndaje. Yarasohotse ajya mu modoka ye arigendera, asiga abandi bakinnyi. Darirene yakomeje kumutegereza aramubura, Honore nawe ahita yigendera, n'abandi bakinnyi barigendera. Darirene asigara nta foto yifotozanyije n'abahoze ari abakunzi be. Abandi banyeshuri batangiye kuyasangizanya, bamwe baratira abandi ukuntu basigaranye nimero za Natani. Bamuvugaga ibigwi bati arakeye, arahumura, afite imodoka ye, bamwe bati wamumakambera umukunzi. Darirene yagize ishyari, atangira gupanga uko azafatisha Natani byoroshye, akamusaba kumugira umukinnyi kandi bakongera gukundana. Gusa Natani yari yararahiye avuga ko atazigera asubira mu rukundo na rimwe, kuko ukuntu rwamubabaje yumvaga bihagije, akumva ko agize undi bakundana akamubabaza, noneho yahita apfa. Igihe cyo gutegereza ko undi mwaka utangira akajya gusibira cyarageze, asubira mu ishuri ariko akomeje n'akazi ke. Umwaka niho wabaye mwinshi, yararangije yambara ingofero, ibinyamakuru byose bimwandikaho nk'icyamamare, amaradiyo amuvugaho, yewe amashusho yabyo anyuzwa kuri televiziyo. Agisoza noneho ubwamamare bwariyongereye kuko mu byo yize harimo ibijyanye n'ibyo yakoraga by'amafilime. Yakoze amafilime meza abantu bishimira, akomeza kugwiza abafana impande zose. Amaze kwamamara bigezaho, yegereye Honore aramubaza ati ko njye nawe tuziranye kubera Darirene wabikinamo filime. Ukuntu Darirene yambabaje, urumva bitavamo filime nziza igakundwa na buri wese? Honore ati yaryoha cyane. Ange nawe yarabishyigikiye avuga ko ntako byaba bisa. Uwo munsi batangiye kuyifatira amashusho. Honore yakinnye umwanya usa n'uko mu buzima busanzwe bwa Natani yari ameze, akina nk'umuntu batari baziranye mbere y'uko bahurira kwa Darirene. Natani we yakinnye ababazwa na Darirene, gusa Darirene we yari undi mukobwa bashatse, gusa uteye neza nkawe mu bigaragarira inyuma. Yewe Natani yamwambikaga nk'uko Darirene yiyambikaga, ndetse akamusaba gukoresha imvugo na Darirene akoresha mu gihe abaganira n'abandi.
Ange nawe yari yakinnye ibisa n'uko yitwaye mu kibazo cya Nathan na Darlene. Filime bayisohoye mu byiciro abantu barayikunda karahava. Darlene we yanze kuyireba kuko yumvaga adashaka kureba ibyo abantu yatesheje igihe barimo. Ntiyamenyaga ibijya mbere na gake, gusa abantu bamubwiraga ko filime y'uruhererekane Nathan ari gusohora ivuga ku buzima bwe n'umukobwa umwe rukumbi yakunze. Darlene yumvise bakomeje kuyogeza atangirira ku gice cya mbere. Agitangira kuyireba yagize ngo ibyo ari kubona ni ibyo yaciyemo bafatiye amashusho ya nyayo. Uko yavugishaga Nathan bagikundana niko n'uwo mukobwa wakinaga muri uwo mwanya yavugaga. Nibwo yatangiye gutekereza ku byo yakoze, abona ko Nathan yigomwaga byinshi ku bwe mu gihe cyose bamaze bakundana. Yatangiye kumugirira impuhwe, yicuza kuba yaramubabaje. Yamwandikiye amusaba gukina muri iyo filime, amusaba kumubabarira bakongera gukundana. Nathan ntiyasoma ubutumwa bwe. Yandikaga kuri WhatsApp, Nathan akabwirengagiza. Darlene yumvaga ko ubwiza bwe bwatuma bamukinisha muri iyo filime, ariko Nathan ntiyari kumwemerera. Abantu bose bari bategereje igice cyayo cya nyuma. Aho yari igeze, Darlene we yabonaga ari nkaho byarangiye, kuko nyine yari irangiriye aho yajyaga mu kigo cyabo bagiye gukinirayo, agashaka kumwifotorezaho undi agahita yitaba telefone. Icyo gice cya nyuma cyasohotse abantu bose bafite amatsiko yo kumenya uko byagenze. Nathan yigaragaje mu buzima bwe bw'urukundo yibaza niba azabona undi mukunzi akunda nka Darlene. Nta mukunzi yifuzaga mu buzima bwe, ahubwo yumvaga aziberaho gutyo gusa ari single ubuziraherezo. Abakobwa benshi bamwifuzaga yabacaga amazi. Muri filime yigaragazaga nanone ari kurota Darlene, yakanguka akamuhamagara yajya gucamo agakupa. Darlene yayirebaga umutima usimbuka avuga ati noneho niba kino ukuri ubu musabye ko dusubirana yabyemera. Impamvu adasubiza ubutumwa bwanjye nuko abahuze. Nzajya kumwirebera musange mu kazi musabe imbabazi. Muri filime Nathan abwira Honore ko azongera kugerageza andi mahirwe agakundana na Darlene, avuga ati ubu bwamamare mfite agomba kububonaho kuko yankunze ndi hasi. Abankunda ubu bankundira ko ari aho nageze, nyamara we yankunze nta cyizere cyo kuzagafata gihari. Honore akamusubiza ati oya Nathan, Darlene mwihorere uzabona undi mukobwa umukunde cyane kandi nawe agukunde. Ku ruhande rwa Ange na Honore bo babana muri icyo gice cya nyuma cya filime bagakora ubukwe budasanzwe. Yose muri rusange irangira abantu bagifite amatsiko bibaza niba Nathan azasubirana na Darlene cyangwa niba azashaka undi mukunzi. Nyuma yo kubona icyo gice yari yise cya nyuma, abantu batanze ibitekerezo byinshi bagaragaza ko batanyuzwe nabyo, bamusaba ko akora ikindi gice. Akibitekerezaho, Darlene yamusanze aho yari yagiye kuruhukira we n'itsinda rye, abakinnyi be bose, amusaba imbabazi. Umusore amubwira ko yakerewe. Yaramubwiye ati nari kukubabarira kuko buri gihe ngutekerezaho. Ndabizi ko nahombye umukobwa mwiza nkawe, ariko umunsi wa none sinifuza gusubirana nawe. Nurangiza kwiga tuzavugana, nibikunda ujye mu bakinnyi banjye tunakundane nta wamenya. Darlene yasanze impamvu yo kujya mu karuhuko aho hantu hegereye amazi ari nta yindi. Honore niwe wari wateguye ko basohokera aho hantu kuko bari bamaze iminsi myinshi bahuze, ikindi bafite amafaranga menshi yavuye muri filime. Akiri aho yatunguwe n'ibyabaye. Honore yarapfukamye imbere ya Ange atera ivi, abantu baratungurwa. Ibyari filime babihinduye ukuri. Ange n'umunezero mwinshi yamaye ikiganza ngo amwambike impeta, ayambara ari kubyina yanezerewe. Abari aho bakoma mu mashyi. Darlene nawe nubwo yumvise afushyemo gake kuko yahoze akundana na Honore ayakoma yikiza. Inkuru y'uko abakinnyi ba filime bambikanye impeta igaragaza ko bitegura kubana nk'uko bimeze muri filime yakwirakwiye ahantu hose. Bamenya ko burya Darlene ari nawe wababaje Nathan. Darlene yatashye yibwira ko bakinnye ubuzima bwa nyabwo 100% ko we na Nathan bazasubirana asoje amasomo. Yendaga gusoza ari mu mwaka wa nyuma. Amasomo yari yasoje none asubira kwa Nathan amubwira ko asoje ko noneho basubukura gahunda zabo. Nathan yaramusetse amubwira ko yamubeshyaga. Bakiri kumwe yahise ateguza igice cya nyuma cya ya filime nk'uko abafana bagisabaga. Noneho igihugu cyose kirakangarana. Bamwe bari bazi ko azabana na Darlene muri filime. Icyo gice cyasohotse Nathan ari kwinginga Darlene amusaba ko basubirana kuko akimukunda, katamureka ngo nuko yamuhemukiye. Birumvikana ni muri filime. Yamwambitse impeta, akora ubukwe bwitabiriwe n'abantu benshi. Filime irangira ityo ababariye Darlene wamuhemukiye babaye umugabo n'umugore. Ubwo aho Darlene wa nyawe yari yicaye ayireba, yicinye icyara ati ndabibonye Nathan agiye kunyinginga dusubirane pe. Yakomeje gutegereza ko amuhamagara, telefoni yasona akagira ngo ni Nathan. Nyuma yabonye Nathan amwohereje agafoto kuri WhatsApp. Yirukiyeho asanga ari ubutumire. Wa mukobwa wakinaga muri filime yigize nka Darlene niwe Nathan yari agiye kubana nawe. Darlene byaramurenze araturika ararira. Yibwiraga ko ari uzabana na Nathan, kumbe wakinnye filime yigize nkawe niwe wari umutsindiye. Umujinya waramufashe akubita telefone ye hasi ngo adakomeza kureba ubwo butumire. Gusa amakuru y'abagacicikana hirya no hino naho yari kuyahungira. Iminsi yarashize Nathan abana n'abakinnyi yigize Darlene muri filime, bakora ubukwe bwiza bwitabiriwe n'ibyamamare bitandukanye, bunyuzwa ku mateleviziyo no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Darlene yarabibonye ararira buruka agira ageze hariyakira.
Ku bw'amahirwe make ishami yize muri kaminuza ryari ritagifite uburemere, kuribonamo akazi byari bigoranye. Yamaze umwaka wa mbere atarabona akazi, amara uwa kabiri ari uko. Uwamurihiye yararakaye, yumva ko impamvu atabona akazi ari uko ubwo nyine yitwaye nabi. Yari yararebye na ya filime, yaramenye ko ibyo bakinnyemo byari ukuri. Yabaye nk'umujugunye, n'ubufasha yamuhaga nk'umushomeri arabuhagarika, avuga ati yikuye amata mu kanwa. Ubu Darirene abayeho yifuza kuko yasoje amasomo akaba adateganya akazi vuba nta n'umugabo. Abasore ntibakimutereta kuko baba bishakira abakobwa bakiri bato badakuze nka we. Nta cyizere cy'ubuzima bwiza bw'ahazaza asigaranye, igihe cyose akimara yicuza kuba yarahemukiye Natani, bigatuma abura na Honore ndetse akabura n'ahazaza hafite intego. Honore na Ange bo bari mu ijoro rito, bishimira gukorana akazi buri munsi ari umugabo n'umugore. Natani bamufata nka bosi wabo, bamwubaha mu buryo bukomeye kuko yatumye bamenyekana. Natani na wa mukinnyi wakinnye yitwa Darirene waje kumubera umugore, babanye mu mahoro kandi iterambere ryabo rikomeza kwiyongera. Ikiruta ibindi, biyambaza Imana mu byo bakora byose. Niba ugeze ku musozo w'iyi nkuru, duhurire ahatangirwa ibitekerezo. Ni ukuri ntugende utavuze. Niba hari igitekerezo wifuza kutugezaho, umwanya n'uyu. Niba kandi utarajya mu mubare w'abakoze subscribe ukaba wakunze iyi nkuru, uyu ni wo mwanya ngo uyikore kuko inkuru nk'izi nakagaruka.